turabiyegereje bene data mugira umugisha wo muri hose abaherereye hirya no hino twongeye kandi kubaramutsa mugira amahoro mugira umugisha ukuboko kwiza kw'Imana kubabeho. Ni kwa kundi tugira gutya tugasimbuka rimwe na rimwe tukabazanira umutumirwa. Uyu munsi rero Imana yabikoze iradushoboza tukaba twabonye umutumirwa umwana muto umukobwa Imana izamuye w'umuhanzi w'umuririmbyi uririmba indirimbo za gospel indirimbo z'Imana. Rero titwomubabwira reka atwibwire yibwira abadukurikirana n'abazadukurikirana uwo ari we. Mwene data ubasha kwivuga ukibwira abantu bazakurikirana iyi video. Urakoze. Murakoze cyane. Nge banyita Kamikazi Viviane, ndi umuramyi ndakuramya Imana ndirimba indirimbo za gospel. Mwabyumvishe ngo ni umuramyi araramya mu ndirimbo z'Imana zihimbaza Imana. Mbere rero yuko aza kuturirimbira akatwereka impano afite, nanone kandi ushaka no kumushigikira tuzaza kubabwira uburyo ki wabasha kumushigikira. Nkuko amavuta twahawe na amavuta yo kuzamurana, niko na Bibiliya izivuga ngo dufatane amaboko. Murakoze rero. Ndagira ngo uduheze ku buhamya bugufi igihe winjiye muri uno mwuga wo kuramya no guhimbaza. Murakoze. Ngewe icyo navuga ku buhamya bw'uko ninjiye muri uyu mwuga wo kuramya no guhimbaza Imana. Ndi umukristo, navukiye mu muryango w'abakristo. Papa wanjye ni pasiteri, bamwita pasiteri Rukamirwa Thomas Mutabazi. Navutse nsanga ari abantu bakorera Imana bakunda kuramya Imana. Hanyuma biza kuba ngombwa yuko kubera ko navukiye mu muryango wiwe ukijijwe, nanjye ngendera mu maboko yiwe kugira ngo nanjye nkomeza kugera imbere kugira ngo nanjye mbashe gukizwa. Hanyuma nza kubatizwa 2014. Ariko nari mfite n'impano yo kuririmbira Imana kuva icyo gihe cyose nkiri umwana kugeza n'ubu ngubu nibyo bintu nkora. Ndamya Imana nkayihimbaza, naririmbye mu worship team atandukanye kugeza na n'ubu nicyo nkora kugeza igihe nafashe n'umwanzuro kugira gukora indirimbo ku giti cyanjye. Imana igenda impezagira ngahura n'abantu bakamfasha ngakora indirimbo zanjye. N'ubu hari indirimbo zanjye mfite. Ushaka wana kugira ngo unsapotinge wazisanga kuri YouTube channel yanjye ngira ukandikamo Kamikazi Viviane uzasangamo indirimbo zanjye. Murakoze kandi nawe urakoze. Ni umuririmbyi murabyumvishe yabihereye kera kuva mu butoya bwe kugeza ubwo ahisemo gutangira gusohora indirimbo ze ku giti cye. Nta handi wamusanga, ni kwa kundi n'ubundi urinjira muri iyo telefone yawe uje muri YouTube yawe usacinga izina Kamikazi Viviane uraba umuteye inkunga kandi bene data urabugize neza. Rero niki ciza wasanze muri uyu mwuga wo kuririmba washishikariza abandi? Niki ciza cyo kuramya? Bigufasha iki ubikora? Kuramya Imana ni ikintu kiruhura umutima w'umuntu. Kuramya Imana ni ikintu kigiraho kikuvana kikagira naho kikugeza, kubera ko iyo uramya Imana mu kuri no mu mwuka, iyo uramya Imana ushizeho umutima wawe wose, nta kimana itagukorera, nta n'ikimana itagufasha. Kuko mu ibihe byiza bibaho kuri iyi si, ibintu bihe byiza wagakwiye no gukora nkamwe muntu ni ukuramya Imana, kuko kuramya Imana ni ikintu kiruhura imitima y'abantu. Murakoze, murabyumvise. Sero Kamikazi ngo kuramya ni dawa ya stress. Abantu mufite ama stress ahubwo nta yindi nama nabagira no gutangira gushaka uturirimbo dutuje mukaririmba. Iyo niyo paracetamol y'umutima. Viviane rero arakoze. Ahubwo nagira ngo nkubaze, urebye hano hanze abaho indirimbo zasakira indirimbo zigezweho zisi, kandi uri muto uri mwiza, meme nataya yawe byo guhangurira kuja kuririmba izo ndirimbo, ariko ni nazo zigira n'amafaranga by the way, zigira n'abantu benshi bazikurikira. Kuki wahisemo gospel kuruta ziriya zindi? Nahisemo gospel kubera ko ndi umukristo.
ndi umukristo nahisemo kuramya Imana kuko ku Mana ntacyo wabona, nta ukoreye Imana ngo uzigera wikorera amaboko, nta nubwo wakorwa n'isoni ukorera Imana. Ndashobora kuba nshaka amafaranga, ndashobora kuba ariko ntaho utahererwa umugisha. No muri gospel rero uri mu Mana nta kimana itaguha, kuko turi abana b'Imana ntacyo twayiburana. Niyo mpamvu ngewe nahisemo kuramya Imana mu buzima bwanjye bwose. Arakoze rero, ndagira ngo abadukurikiye n'ubundi mukomeze muryoherwe. Rero agiye kutugezaho mu ndirimbo zimwe n'izawe cyangwa uraririmba zisanzwe cyangwa n'izawe tugezaho twumva. Mfite indirimbo zisanzwe ariko nabaririmbira n'iyanjye mperuka gukora. Byaba byiza uturirimbiye iyawe kuruta kuturirimbira izo z'abandi, ariko mbere y'uko uririmba izo zindi banza uturirimbire iyo yawe twumve. Sawa, murakoze.
Viviane